Mama. Chérie. Mama, nanone kamwe gihe hano. Mama jena mojeje Zera. Tuganire sibyo? Gavuga ibyo ushaka kuvuga. Kandi Zera ugende gakeya. Sibyo? Ese tujye tuvugisha ukuri. Mama, waragambanye kuri no ncu. Zera, mvuga gakiri kuzera. Mvuga gakiri kira ntago ari kirura ntago ari ikintu twa twirukanye twese. Twe twavuganye subundi nguki. Ko twese tugiye kwiyunga uriya tukamuta ibishanga. Hejuru y'ibintu yadukore. None reba wabora twindutira mugaruka. Jewe wimbwira ngo tuge gakire. Umva nyine mubwire Zera. Urabizi. Kamegera fatiro nini. Subizi. Ibyo ni ibiki? Mama ntago ufite amaboko ko ndashaje kukirumva yuko kira kigabo. Umva nyine mubwire sibyo? Yaje kunsaba imbabazi. Sibyo? Kandi naramwumvishe pe. Kandi urabisura mugabo adufatiye runini. Wowe nande? Wowe nande? Hejuru y'ibintu yadukoreye. Yabigizemo uruhare Zera. Hanyuma se buri ubona gukunda. Tubigaruke. Ubona gukunda wowe? Wenda zisura. Njewe reka nireke kuko nta nugurira nakongera kuvugana nawe. Nanamuciye urwawo. Rwarutwe narutema nkarukuraho. Izina ry'Imana ararengesha ajya no kurira mama hariya ntibere. Ubu siri ko nadushaka amahoro. Uri ko nadushaka amahoro ra? Zera umva mubwire sibyo mwana wanjye ndakumva nagahinda ufite ndakumva pe ariko ndabizi nawe uzabyakira sibyo njewe uyu nguyu mama nimba utegereje ko nge nzakira ariko nako narwo nzongera kuguhamagara mama mu gihe cyose ukibana na runo rugabo rega nta n'isoni n'indambi n'ubwanwa n'ubusengera arimo ari karakasa mu nzu ese ubundi ubwo wowe wamuhaye ikaze gute nyuma y'ibintu twavuganiye hariya twese Zera none ko wanze kuzana kuguma hano ngiye nyine kuko Zera wow umugore mwiza nakomeze agutesha umutwe wenyine ngewe unyibagirwe nganaze icyuho cyose akikumara mama ndakura mbabare ndakwinginze Zera ndakwinginze dusubire mu nzu inde wowe nande nakira kigabo ndabizi uzabyakira uriya mugabo w'umugome w'umuhemu umutindi azisubiraho yambwiye ko atazongera ndakwinginze ndabizi urababaye sibyo uranababaye cyane ariko reka tubitware gakeya sibyo tubitware gake tumusohore gakeya wowe nande musorana Zera je ntabwo ndi kumwe nawe ndakwinginze mwana ibyo ni ibyawe Zera ndagusabye imbabazi sibyo ntabwo nahita musohora nkaho ari imbwa wenda nzamukoro gake ariko mwana wanjye twongere twibiremo sibyo je nawe tayari watangiye kubyangiza ibaze nimba aka kanya twe tumaze kwiyunga mami utekereje gukora ibintu nk'ibi ngibi none namara gushira ukwezi amezi abiri ibintu uzakora uzongera none unanci ibyo birakureba injira mu nzu yawe tujyane basi ngiye nande nge nawe none si wagira ngo byende gute ese ubu namaze iminsi ngahe yaraje Yesu Kristo narabivuze yongeye ararara ubu mwararanye mupfumbatanye cyakora isomo ntabwo uraribona ariko azakwereka ibirenze mama nta kintu kindi ngewe ujye nta kintu nene kumva ko byo kugumana n'urugo rwawe Zera wanyumvise kare Zera waretse kwivumbura gutyo ukabyara abo wasohotse ukagenda wambabariye hatagira umuntu n'umwe unanira ibyo ndimo gusohoka tugenda
gira vuba haguruka haguruka sokama biriya byose uri hano mariki ninde wakurangiye ahangaha ariko mana nkibi n'ibiki bimbaho aho mvuye n'ibibazo ngeze ahangaha naho n'ibibazo mana we none ndi kumva ibintu byandenze ndi kumva nanjye ubwanjye niyanze uri hano mariki urashaka icyo uri hano mariki umeze neza ufite ikihe kibazo rebye cyose giciyeho sheri nyine nawe kibaze wambwiye yuko ugiye kumara amezi 6 uyu ni umwaka wa 3 ukubise ese undi nurashakara kandebe ikibazo ufite ni ikihe ku buryo umvana mu nzu ukansushubikana ukansohokana gutya nakumpobera nta no kumbaza ngo makuru yawe ni ikihe kibazo gihari ikintu kimwe nshaka kukubwira ni kimwe inzira yakuzanyura yize mu mahoro yawe nta kintu kiburabwirwa fata inzira ugende sheri umuntu aje kureba ni wowe ngize amahirwe ndakubonye ntabwo ndo guhita nifata ngo mvangangende imyaka 3 zigishize ariko ubureke tinyuka ukanyita sheri yego wow urashimishije uri igitangaza uri umukunzi mwiza upromisinga umuntu wiko amezi 6 uzagaruka amezi 6 akaba imyaka 3 bitekerezeho uri ngiye wakuriye iyi gihugu kiguhamagaye ubugomba kwitaba nagenze ko nzabana amezi 6 birangira amazi imyaka 3 nanjye ntabwo ari ngiyeho iki ibibazo ndimo ndacamo byose ndi kubiterwa nawe byose biri kumba byabi binkomereye byabi biri kundiza byaba amarira ndimo ndara byose biri guterwa nawe okay bigatuma rero witwara gutya kano kanya nta no kumvugisha ntabwo nta nubwo wakabaye umpagaze imbere uri gutinyuka kuvuga nyine ndi hano kugira ngo ibyaba byarangiritse byose bikemurwe bijye ku murongo kano kanya ngewe ndi seriye ndifuza ko ese nubwo wicara basi hano ngo witekerezeho wumve yuko uri umuhemo sheri shano wongere kumamagara ibyo bintu birimo birambabaze noneho kurusha uko nari meze ngaho mbabare rero mu byubahiro byawe ugende aho wavuye ndagiye tutavuganye niba ngo niba hari ikibazo nge nawe dufitanye tugikemure dutangire ubuzima bushyashya okay nge nawe twasoje kuvugana wagenda wampa amahoro ndifuza ko aho urukundo rwari rugeze kirege twabizamura bikajya kundi rwego n'imiryango ikabimenya n'abavandimwe bakabimenya ubu ntabwo bigikunze rero kuko ibintu biri bimeze nabi nta kintu na kimwe nabona nkubwira yewe sinabona na sheri imyaka 3 ishize yose nta wundi mukobwa uri mu mutwe wanjye uretse wowe nta wundi muntu ugize ntekereza na kano kanya nta wundi muntu nkeneye kubona uretse wowe niyo mpamvu nje ufite n'ikimwaro feri ya mbere nkifatira kuri wowe wakaba ifite n'ikimwaro gusa iyo ngusabye ndakwinginze hari ibintu byinshi nari nkeneye gukora wagenda wamfashije se ibyo bishobora kuri kumbwira none niki kidashoboka nkwikorere se basi nkwikorere mu jugunyariya wamfashije ukagenda dusubire mu rugo twicare tuganire ni wowe nande ngi nawe tuganira iki se kirenze ibyo tuganiriye n'abantu barangana bavugana nabo twe sheri okay ndakubaha ngasoho kugenda mbabarira uve hano ngo wambwira noneho ugenje natuzabonanira ibyo nzabikumenyesha ese ubundi gute wifata ukaza nta no kumamagara ako si imyaka 3 ishize mama we yawe waba gifite imirangi ndakwinginze genda wambabariye ukagenda ariko genda subo ngende uragenda ahubwo ihute nta n'isoni rero Akwitande simbwira ariko agera hino mbwira. Nitwa Ariete. Ariete. Ndakazina keza. Urakoze. Wakubwira sakanura. Cyangwa ukinisha deal. Yihe deal? Igera no mbwira. Irimo amafaranga. Amasukamo amafaranga yabo. Niba harimo amafaranga nshaka kuguha iminota mike. Oya ariko sinimukajye mwitwara gutyo. Amafaranga arimo. Igera no njye mubwire deal dushaka dukunda. Mbwira mani ndikukumva. Kuvuga ngo hari umuntu wanjye nshaka kubwira ko mfite umukobwa dukunda. Urumva? Mwiriwe. Injira karibu. Mwiriwe neza. Mwiriwe.
mwakicara. cyane. Amakuru yanyu ko ntabamenye. Ni amahoro, nitwa Yves. Nanje kureba Mazera. Wabyo kureba Mazera? Muraziranye se? Turaziranye cyane. Njya nzanga kenshi cyane kubusura. Ntabwo okay. Ndi inshuti y'umuryango, nkaba ndi n'umukunzi wa Zera. Ntacyo mujya mupanga ze ku buryo umuntu yahita amushakisha akamubwira ko uhageze? Mazera nyine nagira ngo tuganire utuntu dukeya, nibura numve ko ari inama yangira nk'umuntu mukuru. Amazera rero yari agiye guhaha hariya ku muhanda, niba uri bubashe kumutegereza nta kibazo. Ariko hagati aho nanjye nk'umuntu w'umugabo, niba hari ubona kimwe nagufasha muri ibyo ngibyo wambwira nkakubwira. Kugira ngo unganirijwe n'umugabo ntibyaba ari byiza kurushaho? Byaterwa n'ibyo tuganira. Kuko nta kintu umugore ndumva yangiraho inama, cyane cyane mu bijyanye n'amarangamutima y'umugabo. Naguha nimero kanjye noneho ukazaza kunsura mu rugo nka sheri wanjye. Njyewe? Ntabwo waba wese? Wowe? Wowe? Uri tayari tubikore? Akirebe wowe nanjye. Ariko wifata ibyo kuvuga ngo nirebe ngewe nawe, icyambere se amafaranga. Nesha igihe mani, niba ufite amafaranga mbwira. Amafaranga arahari. Ushaka kunyereka nde? Ni umuntu wanjye. Iyo nshaka kumwereka ko mfite sheri wanjye. Kandi iki nimubwiye ko mfite sheri, yama n'amafaranga menshi buriya. Noneho se ngiye guhinduka business yawe. Ntabwo uri business. Wenda byazangira ubaye n'umugore wanjye ntawamenya. Tutagiye muri byinshi. Ahubwo ushaka ngahe? Shaka nk'ijana. Gusa amafaranga yakorera mu gihe kingana iki? So nkeneye. Gusha amafaranga nawe menshi, agira ngo ni ikibanza ugiye kugura. Ndagukeneye urankeneye. Ndagukeneye. Hako nawe uri kubirenzaho kabigira byinshi. Urashaka kuntesha igihe cyanjye ubusa. Okay, ngayigendere nari. Ariko si wiga garuko si kuko naragiye. Wigenda. Nagenda. Nari mbwira nimero yawe. Mushiro wa kimwe cya kabiri nayemeye. Kangahe? Cyayishiremo, ishiremo. Ndere keza sha. Bakwita ndajyambwiye ko bitwa Ariete. Ubwo uzajya kubona umuntu ndaguhamagaye ngubwire ko wituze. Kandi uzaze wikozeho. Wikozeho ne? Uzaze wambaye neza wahiye. Kugira ngo umuntu nzakwereka nakubona azahita yishima. Ariko ayo mafaranga rero nizere ko nzajya kuza mu ngizo gahunda zawe warangije kuyuzuza. Singwe ko ndaguha kimwe cya kabiri nizayagwa waje. Ntuzayampa naje. Asubundi aho hantu ni. Jye mubwiye ko ari diru ni amafaranga. Amafaranga arabonetse. Niba ugiye kuncuruza. Ntabwo ari ugucuruza. Kandi wemeye amafaranga niba ari n'isoko nuko, ariko wowe ugomba kuza. Nizere ko nta bugoryi uzigera unzanaho. Kimwe cya kabiri urakibona mu kanya. Urumva rero kuri kubwira nta kintu byari bitwaye. Zera twarakundanye igihe kinini, ariko nza kugira impamvu zinjyana hanze. Ngarutse nsanga bitakimeze neza nk'uko byari bimeze. Kandi rero ndumva nshaka kumugumana akaba wanjye iteka ryose. Ntabwo wifuza kuba namutakaza na gato. Uri kuvuga nde? Zera. Wabaga hanze rero? Nabaga hanze, naje muri ino minsi mike yawe. Uragira ngo se mujyane iyo wabaga? Byaba byiza, byaba akarusho pe. Niba uramushatse gaba umugore wanjye, ibyo kuvuga ngo ni umukunzi gusa bikarangira. Umugore wanjye akaba mu buzima bwanjye ku buryo na visa yayibona tukanajyana. Ubu icyo nicyo cyaguhurutiye iryo ngiyo hose uraza ngo ushaka Zera ngo kubera umugore? Akabaje umutima kazindura amaguru. Kumeze nk'umuntu wayobyera. Zera uriya mukobwa wataye agaciro, utakigira umuco, wabaye indaya ndaramazimba, urara ku muhanda unywa itabi akanywa ibimogi. Ubu ni uguhuruta ukundi uri umusore mwiza. Uragenzwa n'ikibugo. Uyu mukobwa wananiranye uza gubuta musanze hanga yaba ari muzima. Kuko uri umusore mwiza ugiye gupfusa. Ngusigayemo amatabi n'ibimogi nayo. Itabi gusa se? Kwasigaye agenda yambaye ubusa ameze yahindutse nk'umusazi. Ariko
utinde hano gatoya ntimuraza guhura hano hepfo ku muhanda yabunuje nyine mama we yambwiye ko atakibahanga ni kwa kundi ababyeyi bahisha nyine ese ugira ngo njyewe bikubwira ntibimbabaza iyo mbibonye umwana w'umukobwa nkuriya ibintu bimucikiraho nyina ntagire icyo akora ariko na nyina ararenga bijyanye by'abaciro ry'imigani hano hanze wese aramuzi Zera kereka niba ndize uri kuvuga wundi Zera wa hano kwa mama Zera ubu se sha ntaba yatetse icyayi twanyoye ubu ntaba yagiye kudushakira n'icyo kunywa tukakwakira byararagiye nta mukobwa ukimurimo rero ko nkureba nk'umuhungu wiyubashye nkeka ko waba ufite n'udushuri twigiyeyo ntabwo wari ukwiye guta umwanya ahangaha ndakora iki ariko da ni uburenganzira bwawe burya ngo iyo ukunda umuntu muza no ku mutima niyo yaba ari umupfu yaba umupfu wawe ntacyo niba wiyemeje kubana n'indaya uzaze ejo uzamusanga n'uburaya se nabwo bwajemo umugabo umwe se yamwemera ni 4 cyangwa 5 ku munsi yabaye nka zambwa ziramwigora yawe Zera wanjye yahinduka kuri urugo komeza uvuga ngo Zera urabona ashoranye n'abagabo mu kanya ahangaha ahubwo none bagukura amenyo ubu nanjye aje ahangaha nahurutuka nkirukanka wagira ngo ndibye bacungana nawe ku mugongo w'ingona karamwokama papa wenda wagira ngo nayanjye da uzabyibonera uzambwira musigara amahoro pe genda amahoro nawe byagenze bite noneho kubera icyo uri kurira hey se kubera icyo urimo kurira byagenze gute byagenze bite kuri iyi nshuro noneho mama yakubwiye nabi Eric yakubwiye nabi nese wabaye iki hey feel free unganirize basumbwire nanjye sobanukirwe niba ari nicyo nagufasha ngufashe ibintu nk'ibi ngibi ari njye bibaho n'ibiki byakubaye yose none ndi kumva ibintu byose byanyobeye ngo teza amatwi basimbwira n'ibiki urimo gucamo kuri iyi nshuro ndagira ngo nangiye kubona amahoro cyangwa se ibyishimo ariko ntacyo nyine nzabicamo ubu nuko nyine Imana yashatse ko nzabaho hano ndakeka nari nzi ko hano umaze kumera neza umaze gutuza umaze kugera mu muryango ukunze kuko cya mbere cyo mama mumeranye neza sinkeka yuko ikibazo kiri kuri mama Eric nta mbaraga afite zo kuba yagutesha umutwe ni iki kirimo kukuriza kuri iyi nshuro ibaze ko nagiye kureba mama wanjye ngize nsanga y'umuntu wamemukiye waneje ibibazo byose ndimo ndanyuramo kandi mama abizi azi ukuri azi ko ari uwo muntu uri gutuma ibintu bimbaho nsanga bameranye neza nta n'ikibazo bimubwiye ni ukuvuga yuko ntacyo ndicyo gucira Imana bazi ko yampaye indi muryango ariko ikibazo nanone kuba uri muri uyu muryango wakagombye kuba wishimye none nkaba ibaze ko buri uko nkubonye buri uko nje kukwaprocinga nkubona urimo kurira amarira arimo kumanuka ku maso yawe ese uyu muryango ntabwo wawujemo kugira ngo ujye uhora urira nibura niho hantu wakaboneye ibyishimo niba wari warabiburiye kwa mama wawe
hari igihe noneho mba numva ngiye nko guturika umutima. ariko bino narabikubwiye sibyo, iyo ufite ikibazo ukakiganira n'umuntu nibura ubasha gukansaringa ukadastandinga. Se ubu ibintu bizageza rya ko nihanganye bishoboka ngerageza kuba intwari nkabicamo, ariko birakomeza. Ntekereza ko ahubwo wagira ngo iyi ni imikino, ahari harimo n'abantu bari kubirenganiramo. Si bizarangira rya ze urabizi ko kuri iyi si tubayemo ntabwo buri gihe tubona ibyo dukeneye sibyo, nta nubwo tubona ibyishimo kubera ko tubikeneye, ahubwo ikintu kidutandukanya n'abandi ni uburyo twakira situwasiyo turimo sibyo. Niba ubabaye ukamenya ngo ndababaye se ndabitwara gute sibyo, n'ubundi nta munsi n'umwe uzishima ngo ejo ube wishimye n'uyu munsi ube wishimye. Ibyo ngibyo bihira bakeya, ahubwo twebwe twiremamo uburyo dukereye amahoro mu mitima yacu. Kandi please ntabwo nshaka kuzamura nkubona urira sibyo, kama gwinana ntabwo nshaka kubona urira, okay? Uraza kumera neza sibyo, ibyo urimo gucamo byose uraza kumera neza sibyo, okay?